wapi nanga ngeyo nseko yawe nawe no nadutunguye nari mbakumbuye agenda ibintu byo kuzunkomangira iwanjye ngewe no ariko ngewe ikosa mwankoreye kumuzana uyu muntu uri kubivamo ujya he no ibintu byiza urabivamo uri kubivamo uri kubivamo ntabivamo nabivemo kuva umva wowe umaze kuba imbwa mane imbwa se gute genda garuka urava mu bintu biryoshye byiza gute uri kumva lesbian ikora ite ko mbizi ibintu bakoresha byose ibi Yesuzi uzansange mu gikara mbikubwiye mane we bakujya mu kadafari ntabyuza ahubwo banza umbaze bamuriye mu kadafa icyo cyaciyeho uri makuru ufite ntago ngewe uzi uburyo noneho njye umugore wanjye uri umusazi warwendera bakurashe mu mutwe bandashije imbunda cyangwa umuheto cyangwa se diki zarakwangije mu mutwe uzanabaze diki bishaka kuvuga iki hari abantu badukurikiye batazi diki cyari nyine urayambara mari gutyo ugafunga umukandara umwana ukamujya fresh iba ari inyinyini uba wamba ambabara diki se we nta kintu uri kumva ubundi ntago nzi icyongereza ahewe mbaza ibintu byinshi kwanza ntago nakwita mani kuri sister we sibyo sister wawe ntago uri sister nyine ntago uri sister wanjye ako ndakwita sister kuko nzi kuri umukobwa bro for what ufite kano gatuza akangaka mbona hano ibiri se ni ibitunguru Imana iriha reka twumvikane cyako cyo nawe umva wa nuze bitashangaza oya ariko nibikimutangiye urishimishije kuba umaze ushaka umuhungu ukunda sibyo ukundana n'ayimbwa burundu ntacyo bitwaye kibiko naza no murizo ikindi nakubwira inama nakubwira bivemo ushaka umuhungu mukundana n'uwo mukobwa uri kuvuga ngo urashaka kujya kumwerekana iwanyu ahubwo uzajya n'umuhungu kuko nanjye njya iwacu bwa mbere nagiye kumwerekana kwa papa bwa mbere papa yarankubise ikintu cyatuma ntabivamo nuko mbikunda sibyo kandi biranshimisha nyine ndabikunda biranshimisha biranezeza uri kumva bikunezeza gute cyara ariko manuzi uzi kwambara diki none ukarya umwana urabizi ubundi uyambara ute se yambara gute nyumvira igashaka kuguha uri kumva shagwa azaza ngewe njyo mwicukurire wumve kutakagira neza nzajya umugore wanjye andeba asobanukirwaho uzarya iki umugore wanjye andeba nako sorry ariyete burese wakoze umugore wanjye uyo warumaze kanuba n'ibinari kuzana uyo warumaze kuvuga ngo jojo mita nibeshya sorry Take time, greet every person where you stay. I think nizere ko mumeze neza cyane uyu ni Umutako TV kandi nanone ngo ni bya bindi nyine nk'uko byumva ni byinshi kandi cyane tuba tugomba kubagezaho tugera hirya no hino henshi hatandukanye kugira tubashe kumenya mu buzima bwa buri munsi abavandimwe abaturage inshuti babayeho gute kuri kamera z'Umutako TV rero ngira ngo urababona byatugoye byadutwaye umwanya aba bantu bafite amateka gusa ngiye ku buryo bw'uyu nguyu umukobwa wambaye amarinete w'amateka ye hari uburyo yagiye agendamo kandi hari uburyo Imana yagiye imushyigikiramo nawe araza agenda bitubwira ariko noneho uyu nguyu ngaracyabirimo so kuri kamera z'Umutako TV ndi kumwe na Ariete ari no kuvuga ati ngiye nago nzabyemera seti nari ngukumbuye nagushakaga noneho ngiye kwerekana umukunzi wanjye kwa papa na mama kandi umukobwa tuhuje igitsina bamwemera batamwemera n'induru zizavuga ige ikaze ku Umutako TV murakoze cyane urakeye merci beaucoup ige negeze kubiganirizaho kameramani ndamubwira ati uyu mujama wacu iki cyara arimo naga ni ngombwa
none reba wavuye reba icyangwe kameraman ntabwo uri kubibona wowe nyine ariko wabibonye ukuntu yiga ameze fresh ige reka tugushimire kuba yitabiriye ubutumire nubwo bugorobye amasaha yadufasha ariko reka tugushimire ige niki cyatumye uva icyanguko murakoze navuga ko icyanguko impamvu nahavuye nabonye bari abantu bari abakobwa niko navuga muri mudamu wari uvuye hanze navuga ko naje gusanga ari ukumbeshya mbona ibyo yanyemereye atari ibyo yabishyize mu buryo nk'uko yabimbwiye ego ntabwo ibyo yanyijeje ntabwo yabikoze wa mu diaspora okay bisaba ko bamvuyeyo hamana uriya mukobwa nawe uriya mudamu nawe yarambwiye ko yanyigije ibitangaza ndetse ijuru ko rihari ntabwo nigeze mbona ariko we icyo yifuzaga muri we yifuzaga ko njye twabana kandi nyine namubwiye ko njyewe ibyanjye ari ukubanza kubyorganiza neza kugira ngo mbashe kuzamuka manze nitegure neza menye kujya mu rukundo n'iki nasanze ari umufiyemere byaciyemo neza tutagiye kure uriya mumere yashaka ko mubana uriya mufiyemere yego none akishingikiriza na bwa busambu bwawe ufite icyangugu kugira ngo aguprofite nta n'akanashora nuko uranye nawe arabavumbura nyuma natekerejeho mbitekerezaho ndangije kubitekerezaho ndavuga ati ntabwo nagomba kuguma inaha ngomba kwegera abavandimwe kugira ngo mbashe kumenya ibyanjye neza n'umutungo wanjye nicyo tumye mpava narabakwebye niko navuga nicyo tumye mpava ikindi naje gusanga ari abesikoro ba Kigali barakwesikuruka nasanze barimo baranyesikuruka ige reka dushimire Imana kuba none uri mu mujyi wa Kigali ibintu vuga ati mana warahabaye ako kandi agakunda cyane ige mwamubonye reka wenda tubanze duhe n'ijambo mushiki wacu cyangwa se umugabo mu bagore lesbian original peace lesbian peace jamu wanjye bimeze bitariye satu makuru imeze amakuru nyine ni meza nta kibazo ya n'umudamu wanjye nyine nta birenze turishimye mu rugo wapi nanga ngeyo nseko yawe nawe no nadutunguye nari mbakumbuye agenda ibintu byo kuzunkomangira iwanjye ngewe no meziteze fresh ako noneho ngo ugiye kwerekana umukunzi wawe umukunzi wanjye se ngo ugiye kumujyana mu bakecuru ngo umwerekane nibyo cyangwa sibyo nibyo cyane uzamwerekana gute se ayayayaya wowe uzaba wire gusa ntabwo nifuza ngo uzaba uhari kuza nawe ujabireye umbwira ibintu nk'ibyo ariko umva nkubwire sibyo ngewe umukunzi wanjye ngomba kumwerekana abakunzi banjye uri kumva yego abakunzi banjye bakamubona umuryango ukamubona uri kumva iyo mikoro manzi uyimereye yige gato twinjire neza mu kiganiro ibyo Jojo ngomba kumwerekana kuko ndi proud yabyo uri kumva ndamukunda uri proud yo kumwerekana nyine muri famille nkamwereka ababyeyi iki ariko ngewe ikosa mwankoreye kumuzana uyu muntu uri kubivamo ujya he no ibintu byiza urabivamo uri kubivamo
wori kubivamo ntabivamo nabivemo kuva kera umva wowe umaze kuba imbwa mane imbwa se gute genda garuka ava mu bintu biryoshye byiza gute se abantu babiri bahuza amplisari abantu bafite ibitsina bibiri bihuje ntago bibaho ntago byakuryoheye se mbere ntago bigize bindyohera bazindagasha ngo ngutse nako kankubaza ushaka ufite ikibazo ariko mu mutwe iki ese ahubwo ni wendi bubibaza ahubwo wowe gute se ko Imana yaremye Adamu na Eva yezirema abagabo babiri cyangwa abagore babiri nyine wowe igi urakoze mukomereza aho ngaho ndashaka debate yanyu kugira mbaje kumva n'uyu nguyu ndaza kumumenya kuko impamvu ige nahisemo kubahuza nuko uyu nguyu ari mu nzira zo kujya kwerekana ngo umugore we mu babyeyi kandi uwo mugore ashaka kujya kwerekana ni umugore mugenzi we ngahibaze nawe ibyo wanyuzemo ibintu wagiye unyuramo barabibonye abadukurikiye barabizi ariko noneho ige no gufata umwanzuro akava cyangwa ugakavayo on this time hari aho ahagaze ku muntu wavuye muri ya mico y'ubutinganyi sibyo itonde gato wenda nk'abantu badukurikiye aha ngaha uyu ige mubona ngira ngo muramuzi yahoze ari mu butinganyi bahungu cyangwa se babagabo baryamana bahuje ibitsina nyuma yo kubivamo Imana yamugiriye neza abona umukunzi ntago byaje kugenda neza ajya n'icyangugu yewe tuvugana yamaze kugira mu mujyi wa Kigali nono igi impamvu nahisemo kuguza n'uyu mukobwa ndagiye tubashe kumenya ngo kujya kwerekana uwo mukunzi we yego nubwo buzima we wanyuzemo yego tubashe kumenya ngo ige wahoze aryamana n'abagabo bagenzi be bahuje ibitsina ukabivamo ukaba warakiriye agakiza ukavuga ati amini saci uwo mbonye ntabwo anyuze ariko nzi neza ko nzabona umugore noneho ndagira ngo tuze kumenya ngo uyu nguyu kujya kwerekana umukunzi we ese ige aramuhiye nama nk'aho wafashe umwanzuro wo kuva hehe muri iyo nzira y'ububata yego tubwire nge noneho umva niwe unyiciye ijoro niwe unyiciye umunsi sinzi uko nakubwira gute ntumubitire mu kiganiro ndakuzi oya ariye mbabarira ige ndumva nanamufata umva ikintu nakubwira cya mbere bira bintu ntago wafata prise ebyiri mwiza ngo uzicomekanye ngo bikonde so rero ikintu nkubwira cya mbere bivemo ushaka umuhungu ukunda sibyo ukundane n'imbwa burundu ntacyo bitwaye kibiko naza no murizo ikindi nakubwira inama nakubwira bivemo ushaka umuhungu mukundana n'uwo mukobwa uri kuvuga ngo urashaka kujya kumwerekana iwanyu ahubwo uzajya n'umuhungu kuko nanjye njya iwacu bwa mbere ngubuhamye bwa mbere ntago nagiye kumwerekana kwa papa bwa mbere papa yarankubise nawe wageze igihe ujya kwerekana umugabo mugenzi wawe yego shuwa yes papa arabyanga arambwira ati ngomba kumwerekana n'umuntu wabenkuramo yego ko mana ahubwo Imana igufashe bene nakugenderera masinyisho ndibutse ngira ijoro ndize ko nimara gusenga iminsi 3 yonyine Imana yabimaye igisubizo urasenga siki ndasenga nawe nabonyeho icyitegererezo rumutinganyi iki nzi ko nabivuyemo nese viremo ikimana uburyo naje gusanga nta kize kibamo shuri fake ubwo ngabambwira ikintu wakuyemo kigaragara nabaye imbwa kabisa umva ibintu biraryoha ni byiza ntago biryoha niba ige yarafashe umwanzuro wo kuva mu butinganyi wowe ntago nkubaze nta mwanzo nafata umbagiye nkubaze umbagiye kwibarize umbagiye kwibarize uri kumva umbagiye nkubaze nta nubwo ngomba kubivamo uyu mugamba ari kwivugisha okay pfa kuvugishwa nyine ndi kukumva ntago ngiye kuvugishwa kuko ntago mumbarire murwanire hano pe mumbabarire sibyo undi kuki man ngiye nta nubwo mba nshaka gura n'abantu nk'aba ngo kubera iki se hagugize imana wabigiyemo wowe utabikunda kuko nafashe umwanzuro wo kubivamo ibyo ntago bindeba okay ngenda cyabikunze ndabikunda ke ngomba kubiguma aho ugomba kubivamo rega aguze uburyohe bw'umukobwa cyangwa ubuze uburyohe bw'umuhungu
uzumva uburyohe bw'umuhungu muri kumwe mu buriri nanjye uzambaza impamvu nabivuyemo numvise uburyohe niba ari bw'umukobwa mu kuvuga buriri iby'abahungu ngenda hagurutse ndagiye uretse gato urajyahise impamvu we yatumye uva mu butinganyi wari umaze kumva ubuhe buryohe mu butinganyi nta buryohe nigeze kumvamo ntabwo ubu tuvugana uburyohe wabwumvishe nabwumvishe ku mukobwa umukobwa warakubise biravuga ni ibanga ryanjye n'uwo turi kumwe ariko uburyohe warabwumvishe naje gusanga harimo itandukaniro kuko hariya mu bantu bitwa ngo n'abatinganyi reka sinimvuga ubutinganyi ubwe basi urumva mbite gutyo ubwe naje gusanga nta kiza kibamo nta buryohe bubamo ahubwo uburyohe bwabaga kuri wa wundi uri kubikora wa muhungu uri kubikora niyo wumvaga uburyohe ariko twebwe muri kiriya gihe ntago twumvaga uburyohe ni ukurangiza gusa tukumva ko wakoze umuhango ariko umuntu avuga ku muhungu urari w'umuhungu niwe wumvaga santima kuko yabaga ashaka gukora ibyo akora bikarangira ariko twe nta buryohe twumvaga hano uburyohe bunaba mubaze akabazo k'amatsiko mu butinganyi habamo n'abagabo babiri baba bagomba kuryamana kandi bahuje ibitsina ega hari urongorwa nk'umugore ego hari n'urongora nk'umugabo ego ese wa wundi urongorwa nk'umugore ararangiza nk'uko umugore ajya agira ibyiyumviro yaryamanye n'umugabo akaba yagera ku byishimo by'umusozo w'igikorwa biterwa n'uwo ari we hari uwo ushobora gusanga bamurongora nk'umukobwa sibyo muri kata y'umukobwa mu bage ugasanga abikoze kugira ngo ashimishe wa muntu ariko we ntiyishime kuko atarangije mu kurangiza kwiwe byasaba ko wa muntu wakitinze nk'umugabo wundi muri akitinga nyine jisite avuga yuko ari umugabo wa wundi wakitinze nk'umukobwa byasaba ko agomba gufata nka peni yiwe yayikinisha kugira ngo nawe arangize kuko nawe avuga ngo kuvuga ngo ni ukumukinisha kugira ngo nawe arangize yumve ko arangije kugira ngo bose barangirize rimwe niho wasangaga akenshi umuntu yaryoherwa niho aryoherwa ariko wa wundi uvuga ushobora gusanga ntabwo bose abagabo bose bamera kimwe baratandukanye ushobora gusanga umuge wa wundi bita bottom wa wundi uri bottom utamukora kuri sexy yiwe ngo ari kumena amabanga menshi nagarukiraho gute se nese ngo wangu usobanure ngo uburyo barangizamo ngo cyangwa ibiki yego ugomba kubigaragaza buryo umuntu ugomba no kwerekana ntabwo uzajya kwa muganga mubwire ngo ibicurane kandi urwaye mu nda ige wenda ku bantu badukurikirana ku Mutako TV ndagira mbanze mbabwire impamvu ige yicaranye hamwe na Ariete mu bihe byashize yaratuvugishije cyane cyane ninjye yavugishije cyane apana timu wenda dukorana nk'Umutako TV ansaba yuko dushobora kuzamuherekeza agiye kwerekana iki umukunzi we kandi uwo mukunzi we ari nawe mugore we ni umukobwa bahuje iki igitsina ntabwo rero ibyo bishoboka ibyo bintu rero narabitekereje ndavana ise Ariete ndamutse mubonye nkamuhuza na ige ko ibyo bintu wenda yabibayemo abizubereyemo niye nama ashobora kuba yaha iki Ariete ni iki gituma wumva utava mu butinganyi cyangwa se mu lesbian cyangwa se kuryama uhuje igitsina n'umukobwa mugenzi wawe bivuga amagambo menshi musubize ikintu cyatuma ntabivamo nuko mbikunda sibyo kandi biranshimisha nyine ndabikunda biranshimisha biranezeza uri kumva bikunezeza gute cyane ariko manu uzi kwambara diki noneho ukarya umwana urabizi ubundi uyambara ute se yambara gute nyumvira uzambwa utanye kwereke kwambara diki kwanzi ko mu lesbienne na abakobwa nzi benshi baba lesbienne bitwa ngo nabagabo konzi ko batambaraga diki okay barakurongwe se ngo bimenye ko nagiye mpura nabo uko
uko mwakoraga ibyo bakoraga niko natwe dukora ibyacu. Niba uri umuhungu ukaba ari umutinganyi, uzi uburyo mutingana, natwe rero tuzi uburyo dukora ibyacu. igashaka kuguha uri kumva shagwa azaza njyewe njyo mwicukurire wumve kutakagira neza. nzajya umugore wanjye andeba asobanukirwaho. uzarya iki umugore wanjye andeba ko nzi ko biriya bintu kamera natangaza makuru nkeneye wowe nyine ndagutumiye sibyo muri rwego uzaze mu rugo uri kumva mu rugo rwanjye njye umugore wanjye undeba ureba uburyo noneho muri cyakora cyo mbasanze muri umva cyo Imana yo mu ijuru ubwo bakuriye nabi ni barevuye uri wabaye mbwa nge sobwiye we yabaye mbwa we imbwa nta mugabo ujya ubimbwa burya umva uri kumva niba warakoze ubutinganyi sibyo uri kumva kwanza face yawe noneho ya nuraka bebe karenze uri kumva none wamuri cyakora Imana irihangana niba afite diki ntago namurya ariko afite turu namurya ituru yabishatse kuvuga icyo ari nawe urabizi Imana irihangana urabizi. Okay, sawa reka ngushimire we twatangira iki kiganiro nizeye ko turaza kugira ku musozo wacyo. Uyu ni Umutako TV. Why not? Ushobora kwibaza ngo niye mpamvu twahuje Ige na Ariyete. Turashaka kumenya ngo ese hagati nyuma yuko Ariyete yifuza kujya kwerekana umukunzi we kandi umukunzi ashaka kujya kwerekana iwabo mu cyaro cyangwa se iwabo ku babyeyi be ni umukunzi. Uwo mukunzi wa Ariyete ni umukobwa bahuje igitsina kandi mugenzi we. Reka tubashe kumenya ngo biraza kugenda gute. Aha mwari muri mu biki nari ndimo mvuga impamvu nabahuje. Turi kugana nabirenze ahubwo reka nkubwire kubuye mutipe sibyo bamujyaga pandomani baramurya nibarumvishe bidahura ntumbaze we noneho ntagaza uburyo sibyo lesbienne dukora uri kumva lesbienne ikora iteko mbizi ibintu bakoresha byose ibi Yesuzi uzansange mu gikare mbikubwiye mane we bakujya mu kadafari nabyuza ahubwo banzumbaze bamuriye mu kadafa icyo cyaciyeho uri kumva ntago njyewe uzi uburyo noneho njye umugore wanjye umuryo ute umurira ku isahani cyangwa muri fushete umva ndagushinyitse uteze ahubwo wowe uri kumva uri kuva mu bintu bizi muri kujya mu bintu by'ubushenzi n'ubundi uzabibasha nta masura mwana mubyaye ute nta mugore uzabasha reka nkubaza mwana mubyaye ute uwe mwana wa wundi uzi wawe se Ariye nibyo ufite umwana ayo makuru turayafite wamubyaye mbere y'ikiganiro n'umukobwa cyangwa n'umuhungu ayo makuru se wayakuye he ayo makuru yakuye ni Ige wabimbwiye ibaze niwe wamumbyaje bimubaza niba ari wanteye inda akamubyaza yego tubeseriye tubwire abantu badukurikiye tubashe kumenya impamvu nabahuje nakubajije ngo uriya mwana namubyaye gute wamubyaye ku mukobwa uwuzi uramwihakanye se uramwihakanye ngo tubimenye my friend nta mwana mfite nta nteganya kugira izo stress nizo nanze ngewe bakunze dukurikiye rwose mutubabare sibyo uyu mwana kumumva ni umufiyemeri sibyo shuwa ako se yikwaza ubimbwira tutatangira ikiganiro nibyo koko n'umufiyemeri shuwa afite umwana ufite igihe kingana iki sinzi umwana uko angana kuko afite umwana kandi nawe yanyibwira ko afite umwana njyewe bwanya mbikubwira none uri umusazi warwendera bakurashe mu mutwe bandashije imbunda cyangwa umuheto cyangwa se diki zarakwangije mu mutwe uzanabaze ikigo yawe okay reka nyine twe gutarana twiza mu bintu byo gukomeretsanya gusa ikibazo mu bintu byo gukomeretsanya uravuze ati kizakwangije mu mutwe ese nkamwe muri buretse gato Ariyete banzu nyumve uramubwiye ati kizakwangije mu mutwe nkamwe muryama mu huje ibitsina muri abagore uravuze ati hari uburyo nyambara buretse gato Ige wavuze ati hari uburyo nyambara ati hari uburyo rwose mbigenza ese niba utangiye gukomeretsa mugenzi wawe cyangwa se umuvandimwe cyangwa se inshuti yawe cyangwa se yabivuyemo
niba zaramwangije mu mutwe wowe uko nguko uyambara ni ariko ubunini ni wambara ni diki bishaka kuvuga iki hari abantu badukurikiye batazi diki cyari nyine urayambara mari gutyo ugafunga umukandara umwana ukamujya fresh iba ari inyinyini uba wambara ambabara diki se we nta kintu ikumva ubundi ntago nzi icyongereza we mbaza ibintu byinshi kwanza niba utabyumva buri kintu n'amazina yacyo ugomba kukivuga n'amazina yacyo ni diki nyine diki nyine isobanura mu Kinyarwanda babarira ubundi ni wowe turi kuganira cyangwa hashize igihe kingana iki umaze n'igihe kingana iki umaze mu lesbian okay umwaka urenga amezi angahe yabyinjiye muri corona none yabyinjiyemo mu kimaze imyaka nese corona imaze imyaka ingana iki si imyaka 2 isuba 2 kandi wowe uranshaka ka 8 wasanga na ka 9 ahubwo cyangwa ka 7 reka nkubwiza ukuri kuhe akusimani njyewe nereke oya reka nacyo ntuze Jojo atanyanga okay mbaza umwaka n'amezi 9 niki wenda mu buzima kunyuramo bw'ubu lesbian ndetse no mu gihe gishize wenda tukumenye hari umusore wegeze kutwereka wagutendikaza kuvamo ngo ari we watumye ujya mu bintu by'ubulesbian ni iki cyiza wasanze mu lesbian kuko igari kukubwira ati bivemo iyo naga ari inzira nziza uzabona ugukunda uzabona amagambo njyewe sibyo mwana mama bivuyemo kubyo ndabikunda cyane ni nabyo bintu byanyuze mu buzima bwe ukunda ibiki ibintu by'ubulesbian kuryamana n'umukobwa mugenzi wanjye ni ibintu biryoshye nta ndwara ntago se bazamo riske nta tezi nta sida ntaki kubera iki ubizi ute ase umani babarira ubizi ute andi kwana na set kwanza nawe wembaza ibintu byinshi ako twicaye imbere ya kamera reka tuvugisha ukuri ibyo ntabwo bikureba njye gatoya ni iki muri uwo mwaka urenga wakuye mu lesbian cyakunogeye umutima wawe cyanogeye umutima wanjye nuko nishima nyine nishima nta stress nigo sibyo uri kumva wishima mu we buryo mumbarize nawe ushaka rero kujya umena amabanga y'urugo siko ko umva nkubaza urumva wishimye kuri mu lesbian iyo uhuje igitsina n'umukobwa mugenzi wawe ushobora kurangiza ukagera ku byishimo byo kugera uburyo warangizamo barangiza ahubwo birenze ahubwo uko nzi ko umukobwa ari wishima ariko ntabwo umugabo yishima nishima ntabwo narongora gumfata umugore mu bukire mu mago mumenyere buri kimwe nanjye nakubajije gute uzafata none wararongoye neso ukazihuza zihuza zitose naramurongoye ndanamukunda nubwo nyina bajyasohoka n'ubusore kuriya simbisha gusa nimufata we ndirimo gutya kuko azikize cy'abahungu niyo mpamvu niyo mpamvu aguca inyuma nawe rero kuko uzi yuko wabaye kuba warakunze umuhungu ntabwo mpano uzi ibyo tugana tugeze mu rugo wowe nta nubwo maganire kise ko mbizi ibintu by'abarezi pene ko mbizi bye twumvikana mani ntabwo nakwita mani kuri sister wewe sibyo sister wawe ntabwo uri sister nyine ntabwo uri sister wanjye ako ndakwita sister kuko nzi kuri umukobwa bro for what ufite kano gatuza akanga mbona hano ibiri se ni ibitunguru ni imbibi wambara yabona ibindi birenze bibi sha byibyanjye ngenda bisiko ndi umugabo ndi n'umusore uri kumva ariko se urambwira gute uri umugabo kandi mbona ufite amabere nyine wene amagambo byarakuryoheye impamvu ntago byizeye binyune impamvu nabishingutsemo ariko amazemo igihe igira nimazemo nashije gusanga nta nyimburimo nawe bivemo rero bivemo none se iriya ndaba nizo ntashaka mbi zo nama z'ubufu nago ndishaka ariko mana we mana ni nziza cyakora yago umenye imana n'abantu nk'aba ngaba
ubundi bari kumbwira ibiki ntabwo ndisaza Imana nakuzi ubu wasanga umuhiritse nifasha ahubwo mbizi. Okay, sawa ibyo reka tubyihorere Imana iriha reka twumvikane cyako cyo nawe umva wa nuze bitashangaza oya ariko nibikimutangiye urishimishije kuba nkoze mu ijosi ntabwo nshaka kumva ibyo bigambo byo uri kumbwira uri kumva ariko urishimishije ngikora nyicayemo hagati mbigenze gute nyine ndi umuLESBIAN urabizi ugomba kubivamo egera kugenderera nawe warabikoze egera hepfo gatoya reka mbikore nanjye binyure kanice ngo kambikore binyure mbihage ibyo ni bibi bya cyane maze sha wabivuyemo nukuri ko Imana wabivuyemo Imana ikugenderera ukavuga ko uri umukobwa ufite umwana w'umusore cyangwa se umwana w'umukobwa sinzi umwana ufite igitsina cyafite cyari cyo ariko ukumva ko Imana irakugendera avuga ati Mana abahungu ni beza abakobwa dukunda abakobwa abahungu uko nta nubwo amagambo abiri twayavugana uvuga abahungu ngo nisinzi Imana izakugendere nawe Imana ikugenderere cyakora nakubwiye ko ngiye kugufatira iminsi 3 y'amasengesho Jojo nabonye umugore wanjye abonye ibi bintu n'umuntu wamuje nawe n'ibintu ari kumbwira ntago we yabyihangana kubera ihangane gatoya ige buretse gatoya wenda hano buretse gabanya ayo mahane buretse ariko Jojo buretse nako sorry Ariete buretse wakoze umugore wanjye uyo warumaze kanuba n'ibinari kuzana uyo warumaze kuvuga ngo Jojo mitanibeshya sorry sawa Ariete oya waramukuza mambo umuvuzi reka reka mukundere gafite n'umugabo yenegereje reka mukundere ga n'umusore sawa reka wowe nkuko atangiye ubibona hari impamvu nahisemo guhuza Ige ndetse na Ariete Ige muramuzi yanyuze mu nzira nyinshi zitandukanye Ige yahoze ari umutinganyi ahura n'abagabo bagenzi be baryamana bahuje ibitsina nyuma yuko ibyo byose yaje kubivamo Ige yaje guhura n'umukobwa mwarabibonye gusa si yari umukobwa yari umufemale twagiye Cyangugu mwarabibonye nyuma yaho nayigenda ashaka kumenya impamvu yaba yaravuye Icyangugu niyo mpamvu rero nahisemo kuba namuhuza na Ariete nk'umukobwa turimo kubona cyane hano muri social media akundana na mugenzi we impamvu rero nahisemo kubahuza nuko Ariete arimo kuvuga ati ngiyewe harabura igihe gitoya ngiye kwerekana Jojo mu rugo kwa mama na papa ese mbanze mbaze Ige kuba buretse gato kuba ashaka kujya kwerekana umukobwa mugenzi we muri famiye ye ibyo bintu urumva bizamuhira ntago bizamuhira kubera iki kubera iki bitazamira wowe warambyaye kamerama ibi bintu turi bubyihorere umva nkubwire ngenda ca bugufi imbere yawe kugira ngo nkwerere imbuto uca bugufi ngende Imana uca bugufi umuntu wese ugomba kumwerera imbuto ntago bisabye ko ugomba kuvuga Imana sibyo si n'Imana umuntu wese ugomba kumucira ibyo kwa mama mbabarire uvuga ababyeyi bawe ngende shaka kwibaza ikibazo kimwe ntago bikureba bazabyakira bite bakubonye mwembi babiri muri igitsina gore kandi babizi ko babyaye ufite umwana nubwo sete yambwiye ngo umutipe ngo mwakundanye yes haro wumvishije uburyohe bwabyo watumye nyine ajya muri ibi byose ariko se nimba umwe guhemukiye bivuze ko abahungu bose babaye bose ni kisikara umwampemuke nakundanaga ndeba cyangwa ntago mbizi ntago nkubere mu mutima sinzi nabo mwakundanye ko mangana ntago mbizi abafurange arabizi abashuti banjye barabizi umuryango wanjye urabizi sibyo bazi kuri umuLESBIAN ntago ibyo babi ako sundi kumbaza icyundi birakureba Ige reka tubikemure gutya Ige ibi bintu bigiye kumereza motivation yo kugira ngo nzashake Jojo ndetse na Ariete ndetse nawe tubahuze tubashe kumenya impamvu rero nabahuje nagira ngo habeho nkuko wanyuze mu butinganyi nkuko waryamanaga n'abasore bagenzi be cyangwa se abagabo bagenzi be muhuje igitsina ukaza kubivamo impamvu rero naguhamagaye nagira ngo byibura habeho inama ushobora kuba wagira uyu mukobwa uri mu nzira isa n'ibyo wahozemo ndabona byananiranye abantu badukurikiye rero barabiza benshi bagiye bavuga ati mu Ige makuru ye bimeze bite
sibyo ikindi kindi buze kugusaba yige ndifuza yuko uvuga nimero ya mu kiganiro turimo gukora kuko ari abantu benshi cyane bagushaka bagutegereje ige ndagira ngo umbwire ibintu bitatu ikintu cya mbere niyo mpamvu yatumye uva mu butinganyi ikintu cya mbere nakubwira kugira ngo mbivemo nabanje kureba igihe natakaje igihe imbere gato ego igihe natakaje naje gusanga cyarapfuye ubusa ego kuba narakundana n'abahungu bagenzi banjye muri kiriya gihe naje gusanga atari sawa nubwo hazagamo agatotsi rimwe na rimwe ariko naje gusanga ibyo ndi gukora atari byiza ari ibintu bihabanye n'amategeko y'Imana ndetse n'umuco nyarwanda n'igihugu turimo guhesha ishema igihugu cyacu ego nsanga amashuri nize yaba yarabaye imfabusa ego kubona naraga muri dore y'abahungu ko nagiye ku muri dore y'abakobwa ni ibintu bitandukanye bina bizarre navuga muri dore y'abahungu nkajya kurara muri dore y'abakobwa kubera ko byasabaga ko ngomba kuba numva ko abakobwa ari bagenzi banjye ariko naje kwegera Imana negereye agakiza nsanga ibyo nkora ari ibintu bihabanye n'amategeko n'igihugu niko navuga nsanga aho nagombaga gukoresha sex yanjye siho yagenewe aho navuga ngo ku mukobwa kungira nibara ko nk'umukobwa ariko aho navuze ati reka sex yanjye aho kugira ngo izapfe ubusa reka nyikoresha ahagenewe ahagenewe gusokera umwanda ariho agomeza gusokera umwanda siho navugaga ko sivuga ngo siho habaga haragenewe umwanda ariko ngiye nkahagenera ibindi bintu bindi bitagenewe nkagenera ko nitwa ko hariho nakoresha sex njyamana n'abantu duhuje igitsina ariko kuba Imana n'imbaraga zayo n'imbaraga z'abantu navuga iki kindi n'imbaraga z'amasengesho yego urakoze cyane kuba ibyo bintu byarangiye nkavuga ati reka kuba umuryango wanjye ku giti cyanjye yige ku giti cyiwe n'umuryango wanjye nabanje ndeba ku muryango wanjye cya mbere nsanga umuryango wankuyeho amaboko icyizere nongeye kugarirwa nuko bumvishije mbabwira ngo ibintu by'ubutinganyi by'ubwe mbivuyemo ngiye mu nzira y'agakiza no kugaruka muri modu nitwe ko ndi umuhungu apana kwitwa ko ndi umukobwa ige urakoze cyane byari ibibazo bitatu ariko icya mbere urumva ntago wavunaguye ariko uko biri kose ngira n'abantu badukurikiye bari mumva kandi byanogeye amatwi yabo ige ikindi kintu cya kabiri nkubaza icya gatatu nzambaza Ariete nayo ibibazo bibiri tujya ku musozo w'ikiganiro gusa ubutandifuza yuko hagati ya Ariete na Jojo ndetse nawe Ige nzabahuza kugira tubashe tuganire tumenye ngo nka Ige wavuye mu butinganyi niye nama giye gwaba bakobwa noneho bari muri izi nzira z'ubuLESBIAN noneho ibyabo byafashe intera ngashaka no kujya kwerekana umukunzi wabo ese ni gute umubyeyi wawe abaturanyi bazakira abantu umukobwa bazi wabyirukiye hahantu runaka ugiye kwerekana umukunzi kana kajya kumwerekana ari umukobwa mugenzi we ikintu cya kabiri Yige kuva wava mu butinganyi hari message wakiraga hari report z'abantu comment z'abantu uri mu butinganyi na nyuma yo kuva mu butinganyi ubu byifashe bite so navuga ko nkiri mu butinganyi na message nziza nabonaga eko zimbwira ngo ibyo urimo no ahubwo aho mbiviriyemo nabonye message nziza nyinshi hari abamama benshi hari abapapa benshi babyishimiye na famille yanjye mbishyizemo nanyishyizemo nayo yarabyishimiye cyane bituma na hahandi nabashaga kujya gukomanga hahandi nakomangaga mbere nibankingurira ariko nakomangaga ubu ngubu nsigaye nkomanga bakankingurira urakoze cyane ubutinganyi cyane cyane ku bagabo abasore baryamana bahuje ibitsina hari abakuramo indwara nyinshi zitandukanye bikagukurizamo ndetse no kwambara pampa
bavuga yuko umusore cyangwa umugabo wanyuze mu butinganyi igihe cyose akeneye kujya gukora ibikomeye cyangwa se kujya mu bwiherero abikorera aho bimufatiye. Muri icyo gihe cyose wanyuze muri ubwo butinganyi nize infection waba warakuye mu butinganyi cyangwa se nize ngaruka wakuye muri ubwo butinganyi? Nakubwira ko muri bikira gihe nkiri umutinganyi uko navuga harimo risk nyinshi cyane, kuko hari igihe wajya kubyabana n'umuntu aguhonza amafaranga akakubwira ati ndakoreraho ntuzi icyo ahetse ntazi icyo mpetse. Hari umwegeze muryamana akaguhonga amafaranga agakoreraho? Yego baba barimo benshi. Yego. Ubwo se nk'uwaguhonze amafaranga agakoreraho ngaho muri iyo gahunda yo butinganyi, amafaranga menshi yaba yaraguhaye Abanyarwanda nangahe? Muri kiriya gihe hano turi kubwira abantu. Yego. Hari izo nzira wari urimo z'imbusane Imana yarazibusanuye, uri mu nzira nziza. Ariko ndagira ngo iyo turi gukora ikiganiro nk'iki hari abana baba badukurikiye, hari abasore, hari abakobwa, ibi byose ni ukuvuga ngo nkawe umaze kubivamo mba ngira ngo ubashe no kubwira abadukurikiye kugira babashe kwakira bamenye ububi bw'ibyo bintu, bamenye n'ingaruka zabyo, kuko nta cyiza kibirimo. Nta cyiza kirimo n'ubundi. Nk'umuntu mwaryamanye agakorera aho ngaho akagutinga akaguha amafaranga menshi, yaba yaraguhaye nk'amafaranga angaya y'Amanyarwanda. Ubwo ngiye kuvuga amafaranga naba nizamuye mu ntera. Watubwira yo ntikishake kiba ari igihumbi. Amafaranga menshi nabwo narakiriye mu butinganyi ni 400. 400? Yego. Yego. Mwa mwarabikoze nk'igihe kingana iki kuri wagwaye 400? Ntabwo ngo ni nk'itura imwe gusa niko nabivuga. Nyine yaba yaramaze nk'igihe kingana iki, iminota, isaha? Amara iminota ingahe? Umugabo cyangwa umusore amara iminota ingahe? Wenda nk'umusore ushobora kuba ashoboye ni iminota 45. Byo niko na. Yego. Ni myinshi? Ni myinshi cyane. Okay, ngiye niko mbyumva. 45. Ubwo okay, ni navuga example. Wo umara iminota ingahe ugiye uri kurongora? Njyewe? Yego. None se ige. Okay, kugusubiza. Wowe uri kurongora umara iminota ingahe? Kamera ntushyireho kamera. Okay, actually umuntu uri normal. Uri normal. Ego. Umara iminota ingahe uri kurongora tuvuge umukobwa? Urongora iminota ingahe? Icyo kibazo ndifuza kugisubiza. Nagisubiza kamera indeba kuko hari umuntu ushobora kubyakira ukundi ko. Okay, uri kuri ufite micro? Ego. Nsubiza nkubajije. Ego. Ngo nsubiza kamera kuri. Okay, reka nsubiza ikibazo wenda ige yarambajije. Ladies and gentlemen, ntago ndi isugi. Sorry, ntago ndi imanzi. Ntago ndi imanzi. Ntago uri isugi. Ibyo ngibyo twese dufite umubiri kandi bibaho, ariko icyo navuga igihe gishize nanyura muri izo platform ni kinini cyane, ariko ngenda mutse ngiye muri icyo gikorwa byibura bitabaye 45 minutes ntumva ntago twaturi mu rukundo. Yes, kuko ni ikintu ujyamo wamaze kwiyumvamo umuntu. Ndabeshya kamerama, ni ikintu ujyamo wamaze kwiyumvamo umuntu. Okay, twikomereze. Aha. Oya ngiye nakubajije. Ku musozo w'ikiganiro. Ku musozo w'ikiganiro. Ku musozo w'ikiganiro. Nakira Ariete. Uwo muntu ushoje ikiganiro utaransubiza. Oya turi kujya ku musozo w'ikiganiro. Niko kusoje ikintu kiremereye. Okay. Njyewe kuva navuka nuko ari ibintu wenda biba bibaye turi kumwe n'abatumirwa ku giti cyanjye no kubisubiza nabisubije nawanjaginga, ariko byibura iminota 45 umugabo uri mashini ariko bisabwa niyo kuko habaho uri mashini ariko reka wenda abantu bashobora kuvuga ngo MC7 yakoze igishego, habaho gahunda yo gutegurana. Yego, wa muniye mukundana murategurana, dufate byibura iminota 5 yo gutegurana, mwinjire mu gikorwa. Akuse murinjira mu gikorwa ugire guyo
Samuel na Justina iminota 10 murumva bishoboka abantu bacu. Yes. Uri gukumbura? Ndukumbura Jojo. cyangwa cyane kamera umba nkubwire ikibazo cya gatatu. Yego. Ariko hari icyo utansubije. Nagusubije nabisubije kuri kamera yige. Nagwa nsubije. Umara iminota ingahe iyo uri kurongora? Nyamuneka murebe hano. Ibyo bintu navuze ko nabiheruka. Kuko hano dukurikiranwa n'abantu bari hirya no hino hesha atandukanye. Haba mu Rwanda, hanze y'u Rwanda ndetse no hanze ya Afrika. Njewe icyo gikorwa nyigiyemo mvuga ko umuntu namukunze. Iminota mike ni 45. Ubinkundira abinyangira. Ubinyangira abinyange nago ndi imanzi. Sawa, twagiye. Okay. Uranyuzwe? Ago nyuzwe neza. Nago byavamo neza nkuko. Okay, iyo tubiye wenda ndifuza kuzaguza na Ariete na Jojo kujya dukomeze kuri izo nama tubaha inama nk'abashiki bacu kuko nta muntu ushyigikiye yuko Ariete ari bujye kwerekana Jojo nk'umukunzi we iwawo mu cyaro. Ese mu Rwanda biremewe? Hehe se byemewe. Naho nabibona. Sirimba ari ibigo byo hanze ho. So ikibazo cya nyuma ni iyihe ni cye kintu wicuza kuba warabaye umutinganyi? Ikintu nava nicuza navuga ko umwe natakaje mu kiragiye. Mba narabyaje umusaruro yonza kuba ari kigiye. Kuko narabaze nsanga umwanya natakaje niwe mwinshi kuruta uwo mfite ubu ngubu. Nubwo hajemo ikibazo cyuko hajemo iyi ndwara ya COVID-19. COVID-19 kuba yarajemo hari bimwe na bimwe byatumye nireba nkavuga ati nubwo haje kino kibazo ariko iyo kiza kuba kitahari nkaba nyiri hariya kugeza zisa nyiri muri biriya bintu kugeza zisa bari umwanya munini cyane naba narataye. Icyo kintu nicuza kandi ikintu mvuga ati nubwo cyajemo kino kibazo cya COVID cyaje kimeze nk'igisubizo kuri iki. Ibintu by'uri kujya ntabwo biraza neza nkuko mbyifuza. Ntabwo urabyakira. No, si ukuvuga ngo ni ukubyakira. Uko ndi kwiyorganiza njyewe njyewe nyir'ubwite. Uko mbishaka ntabwo biri ko afite depo y'amakara. Ntabyo nzi. Uzabimenya. Nzamenya ko turi mu Rwanda se. Ndi hafi kujya n'ejo navuyeyo. Okay, n'abantu banyu mubashyigikire cyane ko n'umwaka ugiye kurangira. Nyamuneka kuri Noheli batazabura gasosi. Umutinganyi wacu amakuru sheri. Ni meza. Guse kukisunyikiriza kandi mwiseshe. No kuganira urabi. Mwikirije numvishe ngo umutinganyi wacu ari ibibazo bitatu. Ikibazo cya mbere. Inzira winjiyemo y'ubuLESBIAN naguteganya kuyivamo. Umva murambikubwira buri munsi ntago nava mu LESBIAN kuko ndabikunda cyane kandi biranyura. Nagushubije nyine mbazi cya kabiri. Ikibazo cya kabiri ni iki cyatumye uryoherwa no kuguma mu LESBIAN? Okay, ikintu cyatumye ndyoherwa no kuguma mu LESBIAN urikumva nuko ari byo byanshimishije kandi bikanyura kuruta uko nahura n'umugabo. Urikumva? Okay, nahuye n'abasore batatu nawe urabizi kwanza si ngombwa ngo njye mu bintu birebire. Twagiye tubabona. Twagiye tubabona yego. Ariko gwasanga mwararyamanye. Mana yanjye umva yigino nisubuye uyu muntu wabaye nk'umusazi yamariri. Twibwire umuntu mbone cyane. Oya ibyo naye kubwiye respect. Niba nabahuje nabahuje ariko ibyo kurwana nawe. Okay, twagiye ngatubwire. Ndikumva. Okay, nyine bagiye bambabaza urabizi? Uri kumva noneho aho mpuriye okay n'umugore sibyo cyo mukobwa dukoze sexy numva birarenze kuruta n'abandi bose ndabibagirwa sibyo ko nta ndwara zibamo. Uri kumva nta nda ntaki uzi naho ndi wambwiye ngo tuwarete kunzira nawe utayitumamo uramuzi. Uri kumva ubwo rebyo byose wapi
ntabwo byaranshimishije biragira. Ikibazo cya gatatu urakomeje uzajya iwanyu ugiye kwerekana umukunzi ugiye kwerekana Jojo umukobwa muhuje igitsina mugenzi wawe ese wajya ureka wowe gukabya ntamwerekana se nzamwerekana umuryango wanca ntibindeba mu rugo ntibindeba ige dusengere nibi byaba babambwire bavuga ibintu by'ibitapfu bambwira ubusa simbyumva sibyo ngomba kwerekana umukunzi wanjye ndamukunda Jojo aho uri mwa imukunda cyane man ko mbona se muri character z'abakobwa zikurimo kandi umugabo ntago ari ukuyitwara basase n'uko bagendera my friends twatangiranye tukatugiye ku musozo w'iki kiganiro byabaye ngombwa yuko dufata umwanya wo guhuza ige muramuzi yahoze ari umutinganyi twafashe umwanya wo kumuhuza ndetse na Ariete nka ige wari ubimazemo igiye kugira ngo agire inama ahereza Ariete kuko Ariete ari kuvuga ati uko biri kose ngomba kujya kwerekana iki Jojo nzamwerekana iwacu nk'umushiti wanjye reka mushimire tubana mu buzima bwa buri munsi uyu ni Umutako TV we wakoze subscribe nizere ko uri umuntu tubana mu buzima bwa buri munsi nawe rero udashaka ko tubana mu buzima bwa buri munsi kora subscribe kuko ni byinshi kandi nanone cyane reka nshimire gahunda twabanye ku buhanga bw'ibyuma njye muri kumwe ni MC setting uko bisanzwe nizere ko turaza gusubira mu biganiro bikurikira Imana ikomeze ibamere imigisha itagabanyije tuzakomeza tumenye ngo hagati ya Jojo na Ariete ese koko Ariete zajya kumwerekana nk'umusheri we iwabo mu rugo impamvu twe twifashije ige ni ukugira ngo agire inama atanga cyangwa se igitekerezo nk'umuntu wanyuze mu nzira y'ubutinganyi Imana ikomeze ibamene imigisha itagabanyije nize ko turaza gusubira mu biganiro bikurikira njye mwari muri kumwe ni MC Seti dusubire mu biganiro bikurikira aya basi